Mu minsi ishize nibwo hakura ku ifoto ya Perezida wa Amerika Donald Trump abantu benshi batangiraga cyangwa se batangira kuvuga ko ashobora kuba atameze neza. Byagaragaraga ko ahagana ku kiganza cye cyasaga cyangwa se hasaga n'ahafite igikovu kimeze nk'icyubushye, nibwo abantu batangiye kuvuga ko burya uyu mugabo asigaye anavuga ijambo ijuru cyane kenshi mu magambo ye, ko byashoboka cyane ko yaba agiye gupfa. Inkuru yanjye maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube mbikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo mu bigezweho ku isi. Niyo mpamvu tumaze kuba abantu 3500 birenga by'abadukurikira. Uratekereza iki atari cyo gihe cyiza nawe ngo winjire mu bantu badukurikirana buri munsi? Niba usanzwe utarimo, kora subscribe twikomereze. Télé Montagne Rwanda, we dream big and create changes. Turuta byagutse tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango wowe ukoze subscribe uyu munsi. Ibiro bya White House byahise bitangaza ko uyu mugabo perezida w'igihugu cy'igihangange ku isi yaba yarasanzwemo cyangwa se yaba yarasanzwe afite indwara yitwa chronic venous insufficiency, imitsi itwara amaraso mu mubiri cyangwa se mu mubiri we cyane cyane yahagana mu maguru irananirwa maze gupompa no gusubiza amaraso mu mutima bikananirana. Indwara ifata abaperezida ubu usanzwe ikugezeho yagukora ibiki? Iyi ndwara iterwa n'iki? Kuyirinda bisaba iki? Tugiye kubirambura ibyo ngibyo. Chronic venous insufficiency ni indwara kenshi iboneka mu bantu bakuru, aho imitsi itwara amaraso izwi cyane nk'imigarura inanirwa gusubiza amaraso mu mutima ku buryo amaraso adatembera mu mubiri neza uko bisanzwe. Iyibasirwa cyane mu mitsi ni imitsi yo mu maguru. Ibi bituma umubiri wawe ubyimbirwa, ukaribwa ku ruhu, ndetse rimwe na rimwe uruhu rutakaza isura rugasa n'urwataye ibara. Byashoboka cyane ko ari nabyo byabaye kuri Perezida Donald Trump. Tugendeye ku makuru ava ku muganga we avuga ko ikibazo Donald Trump afite kidakabije ndetse ari ibintu bisanzwe, ubuzima bwe bumeze neza. Avuga ko uku ikiganza cye gisa n'icyahiye bihuzwa cyane no kuba uyu muperezida akunda gusuzanya n'abantu kenshi mu biganza ndetse no gukoresha umuti uzwi nka aspirine afata kubera kwirinda ko yazarwara indwara y'umutima. Donald Trump ayo makuru ucyo nyavuze ndabizi nawe ntabwo yizera gutyo gusa. Trump we ubwe yavuze ko aya makuru yo kuba atameze neza byari bihuha. Ibinini cyangwa se imiti izwi nka aspirine, dore iyo uyifata icyo igukorera. Iyi miti ikoreshwa cyane kenshi mu bintu bitandukanye, ndetse ibinini bya aspirine ubusanzwe birinda umubiri gukora ibyitwa prostaglandine. Ubundi zikora ibintu byinshi mu mubiri birimo gutuma wumva uburibwe ndetse no gutuma umubiri wawe wirwanaho igihe ufite ikibazo. Nizo zituma ubyimbirwa nk'iyo umuntu agukubise igipfunsi cyangwa se ikintu runaka yenda mu isura. Nizo zituma ugira umuriro iyo warwaye. Izi prostaglandine nizo zituma amaraso yawe avura iyo uvuye igikomere. Iyo ufashe imiti yo mu bwoko bwa aspirine rero uba uri kwirinda ko biriya byose tuvuze bibera mu mubiri wawe. Ni gute rero byatumye Donald Trump ikiganza cye kigaragara nk'icyahiye? Aspirine iyi miti iyo wisanze ugomba kuyinywa hari impamvu cyangwa se ibintu 5 ugomba gushyira mu mutwe. Dore impamvu 5 zatuma ukoresha iyi miti. Banza ugisha inama muganga igihe cyose ugiye gutangira ubu bwoko bw'umuti, by'umwihariko ubaye uzakoresha igihe kirekire. Aspirine ivura umutwe, kuribwa mu mubiri cyangwa se umubiri, umuriro. Hari nubwo umuganga azagutegeka kujya ufata aspirine niba uri mu byago byinshi byo kuba wafatwa cyangwa se wazarwara indwara y'umutima. Uko bikora: aspirine nk'umuti ituma amaraso yawe adapfa kuvura, bityo umutima wawe ukajya yakira bitagoranye. Mu gihe wigeze kurwara indwara y'umutima, stroke, umuvuduko w'amaraso, diabete, cholesterol nyinshi mu maraso, iyo wanyoye itabi ryinshi, bashobora kugutegeka uyu muti wa aspirine. Kuribwa hagana mu ruteranyize rw'ingingo, rheumatic fever, pericarditis, izo zose ni indwara bagutegeka kunywa imiti cyangwa se uyu muti wa aspirine. Gufata aspirine nk'umuti bisaba ngo wibuke ko aspirine ituma amaraso adafatana cyangwa se atavura. Ibi bivuze ko igihe cyose uzava igikomere ushobora kuzava ubudatsina. Ibi nibyo bituma hari abirinda gufata iyi miti kenshi cyane. Aspirine Ibi nibyo bituma hari abirinda no gufata iyi miti kenshi cyane. Aspirine ibishobora no kugutera igifu ndetse no kuva amaraso mu gifu no mu mara.
bituma hari n'abayifatana n'ibiryo kuko ibi binini iyo bifatanye n'ibiryo bigabanya ingaruka zabyo. Ni byiza kubanza kugisha inama muganga mu gihe cyose ugiye kujya ufata aspirine. Wibuke ikoreshwa mu kurwanya uburibwe iyo ubishaka. Dore ibyabaye kuri Perezida Donald Trump rero. Chronic venous insufficiency ubusanzwe ni ikibazo kibaho iyo imitsi itwara amaraso inaniwe kuyasubiza mu mutima aho yaturutse ngo yongere agere mu mubiri nyine bisanzwe. Muri buri mutsi w'amaraso habamo akameze nk'akavane cyangwa se akameze nk'akagufuri gashinzwe gutuma amaraso yoherejwe mu cyerekezo runaka atagaruka mu cyerekezo yaravuyemo. Amaraso ubusanzwe agenda mu cyerekezo kizamuka ajya mu mutima. Iki gihe abagenda mu cyerekezo kiwusanye cyane ni icyerekezo cya rukuruzi y'isi. Utu tuvane tutarimo rukuruzi y'isi yagiye amanura amaraso akigumira mu bice byo hasi by'umubiri nk'amaguru. Utu twiza tugufuri rero mu mitsi y'amaraso iyo twacitse intege cyangwa se twarangiritse bituma amaraso asa nasubira inyuma iyo avuye ubundi akirundira mu maguru kubera ko bene utu dusa n'utugufuri tuba tutifunga neza. Uko amaraso yirundiye hepfo aragenda akirundanya iyo hasi ari nabyo bivamo bya bimenyetso twavuze kubyimbagana gutakaza ibara ry'uruhu. Ibi ni ibizwi nka venous reflux. Dore bimwe mu bintu bitera ibi byose ndetse wabasha no kwirinda mu buzima bwawe. Icyitwa deep vein thrombosis ukuvura kw'amaraso mu mitsi cyane cyane ahagana mu maguru. Iyo ugize ibyago hakagira amaraso avura mu mutsi byangiza cyane uwo mutsi ndetse na twa tumeze nk'utugufuri tuba muri buri mutsi ari nabyo bivamo ibyitwa cyangwa se ibibazo by'igihe kirekire. Ibi babyita post thrombotic syndrome, varicose vein, imitsi yabyimbye cyangwa se yizingazinze. Ibi iyo byakubayeho wanayibona mu ruhu. Icyitwa varicose ni ikimenyetso cyiza cy'imitsi idakora neza cyangwa se ifite ibibazo. Iyo ubitindanye bivamo ibi bintu Donald Trump arwaye, Perezida wa Amerika. Mu bindi bintu bituma umuntu yarwara ubu bwoko bw'indwara harimo gusaza, imyaka y'ubukure. Uko abantu basaza twadusa n'utugufuri tuba muri buri mutsi tugenda dutakaza imbaraga ku buryo n'imitsi itakaza ubushobozi bwayo bwo gukweduka. Ikindi kintu gituma abantu barwariye indwara hazamo guhagarara no kwicara umwanya muremure. Ibikorwa twisangamo buri munsi bidusaba kubaho imibereho cyangwa se ubwoko bw'imibereho bituma imitsi cyane cyane nk'iyo mu maguru ibangamirwa cyane ku buryo ikweduka cyane kandi ikagenda igatakaza imbaraga nyuma y'igihe uko igihe kigenda gishira. Umubyibuho ukabije nawo uza mu bintu bishyira umutwaro ku mitsi yahagana mu maguru ndetse no mu nda. Ibi nabyo byangiza twadusa n'utuvane cyangwa se valve tuba muri buri mutsi. Gutwita, umuryango uvukamo, kudakora siporo byose biri mu bitera bene ubu bwoko bw'uburwayi. Imvune y'akaguru, kunywa itabi ryinshi. Chronic venous insufficiency ni indwara itavuwe ibimenyetso byayo ubundi bigenda biba bibi cyane uko igihe gishira. Umubiri urabyimba, iki kikaba ari nacyo kimenyetso cya mbere uzibonaho. Ahabyimba kenshi ni kutubumbamore, igice cy'amaguru, ku maguru hagana hasi cyane cyane nka nyuma y'igihe umaze wicaye cyangwa se uhagaze igihe kirekire. Amaguru abagomba cyangwa se abashobora no kwigonda akaremererwa ndetse akaba yakumva uburibwe. Ibi byo bikubaho kenshi nyuma y'igikorwa waba umazemo igihe kirekire. Uzumva bimeze nk'imbwa bigufata mu maguru. Uzabona imitsi cyane cyane nk'iyo mu maguru yawe yarabyimbye kandi isa n'iyaragiye yizingazinga ubwayo. Ibi ni ibintu nabona bidasabye kureba cyane. Uruhu rutakaza ibara rukakurya rukamera nk'uruvunguka rukajya kuba nk'umutuku cyangwa se shokora cyane cyane ahagana ku tubumbamori tw'ibirenge. Nk'iyo utabivuje kare bibyara icyitwa venous stasis dermatitis. Iki gihe uruhu rurumagara rukabyimba rukaba rumeze nk'uko wakora ku isakoshi y'uruhu uko wakumva imeze. Hari nubwo umubiri ubwawo uturitse ukarekurira byose hanze. Udutsi duto dutwara amaraso tuzwi nka capillaries turaturika ku buryo umubiri wangirika kandi bikarema ikimeze nk'udusebe turyana mu ruhu. Utu dusebe biragorana cyane ko dukira. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tunavamo izindi ndwara. Bibyara icyitwa cellulitis kandi biba bisaba ngo bakuvure vuba na bwangu y'ibi bintu byakubayeho. Icyitwa deep vein thrombosis, iyo amaraso atagenda neza muri wowe ibi bishobora gutuma amaraso yawe avura nk'iyagenda gahoro. Ibi nabyo biba bikwiye guhita bivurwa kuko aka gace k'amaraso kavuze gashobora kuba nk'agapira cyangwa se kakibumbye nk'akabuye. Rero ushobora kuzashituka karageze mu bihaha. Ibi bita bibyara amahirwe make mu buzima kuko birema icyitwa pulmonary embolism
mu minsi mike twisanga dufite kuguherekeza kubera ko hazaba habaye ikiriyo wapfuye. Ni byiza kuzirikana ko CVI chronic venous insufficiency nk'iyi Donald Trump arwaye ari indwara igenda ihinduka uko igihe kigenda gishira. Itangira yoroshye, ibimenyetso cyangwa se ibimenyetso washobora kugenzura bikaza ukabibona utabyitaho ikaba yakugeza no kwiherezo ry'ubuzima. Ese nawe waba utinya gupfa? Télé Montagne Rwanda ni igicumbi ukuraho ubumenyi twese tukabana mu isi tujijutse. Samuel Mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe